Yesi banyarwandakazi nongeye kubasuza nshuti bakunze bacu mujya kudukurikira umunsi ku munsi, wowe udahwema gucyana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije aho uri hagiye hatandukanye, by'umwihariko wowe udahwema gucyana ibiganiro bya Cardinal TV uko bukeye n'uko bwije aho uri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza nawe utameze neza, ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda fresh cyane. Oh yes, turagotse rero muri breaking news, amakuru agezweho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyi ni inkuru iremereye cyane irimo kugenda ivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, njye niba nabyita nk'ihangana kuko iyi diro cyangwa se iyi breaking news iraremereye cyane. Wowe utarakana kuri subscribe ndakubwira ngo waracikanwe kugira ngo ujye ubona ibiganiro n'amakuru aba agezweho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Tumaze iminsi tuganira kuri saga cyangwa se kuri operasiyo ikipe ya Mukandagera mu kibuga cy'Ikarasimitu turimo kugenda ikora ku bantu banyereje amafaranga ubwo yakinaga na ikipe ya Pyramid yo mu Misiri. Icyo gihe abanyamakuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye barya amafaranga y'ikipe ku buryo bahombeje ikipe ya APR agera kuri miliyari y'amanyarwanda yose. Mbibutsa ko uwitwa Rugajurigani aracyari mu maboko ya RIB aracyasobanura, ndetse na Jangwani nawe arakisobanura, n'umunyamakuru wa SKFM Rikari nawe arimo kugenda yisobanura gake gake, tutibagiwe n'umubitsi wa Nyamukandagera mu kibuga cy'Ikarasimitu na wundi bamwita Georgine. Abo bose bari kugenda bakurikiranwaho ibyaha byo kuba baranyereje amafaranga ya ekipe ya APR. Mu kanya gato nibwo mbonye amakuru arimo kugenda acicikarwa ko uwitwa Rugajurigani arimo kugenda ashinjwa agera kuri miliyoni 10 z'amanyarwanda zose ko arizo yaba yaranyereje mu ikipe ya Nyamukandagera mu kibuga cy'Ikarasimitu. Ayo ni amakuru arimo kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, sinzi ngo arizewe, ariko uko byagenda kose byose biraje kuba byaje hanze. Abagabo imyanzuro yabo iraza kuba yasohoka, tuze kumenya ibyo ari byo koko, niba aya mafaranga baragiye bayanyuranya mu buryo bwemewe n'amategeko. Indi nkuru rero igezweho rero irimo kuturuninga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni inkuru ikomeye cyane cyangwa se ni inkuru iremereye cyane ko umugabo uremereye cyane wabaye mu ikipe ya APR bamwita Eto, umuramuzi cyane mu ikipe ya Nyamukandagera mu kibuga cy'Ikarasimitu. Uyu Eto yahabuye abareyo biteye ubwoba, iyo uvuze Eto abareyo imitima irabarya. Uyu mugabo rero biravugwa ko afatanyije n'umunyamakuru ukomeye cyane bamwita Bruno Taifa Kalisa. Uyu nguyu muramuzi yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muramuzi cyane kuri YouTube channel ye yitwa Taifa TV, agenda akora ibiganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko yibanda kuri siporo ya hano iwacu i Rwanda, yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravuga ko uyu mugabo uko ari babiri barimo kugenda bagwanya radio ya SKFM bashaka kwishira ku butaka, kuko bo bagiye gushinga radio yabo bombi uko ari babiri hano i Nyarugenge. Ibaze noneho Eto wavugije amakipe agiye atandukanye cyangwa se wahabuye amakipe agiye atandukanye hano iwacu i Rwanda, noneho niyinjira mu mwuga w'itangazamakuru induru ziravuze i Nyarugenge. Aba bagabo uko ari babiri bagiye gukuba bashinga radio nshya hano Kigali tayari, aba bagabo Bruno Taifa. Gusa ubwo nagiye mbona bamwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, se uwitwa Taifa areka miliyoni 2 z'amanyarwanda yebwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku masaha agera kuri 7 aze kuba yashinga radio cyangwa se yakinjira mu mwuga w'itangazamakuru. Benshi nabonye bari kugenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, babisanisha nuko SKFM bashaka kwishira ku butaka nyine. Sam Karenzi arahangayitse cyane, mu bwoba bwinshi cyane yahangayikiye aba bagabo, kubera ko uwo bita Eme Niyibizi nawe bashaka guhita bamugutwara bakamujyana kuri radio nshya ya Eto ndetse na Taifa. Rero iyi ni inkuru ikomeje kugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ubwo Sam Karenzi ari mu kiganiro yagendaga abigaruka avuga ko hari abantu baba bashaka gusenya ibintu cyangwa se bashaka gushira abandi ku butaka, ko bitazashoboka muri uru Rwanda. Uzabikora rimwe, uzabikora kabiri, ariko ntago uzasenya ibyagezweho.
Yes, iyi ni inkuru rero ikomeje kuba yavugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko uwo bita Sam Karenzi we arimo gupapa avuga ati noneho induru ziravuze Nyarugenge, uwitwa Kalisa ndetse na Eto bari tayari yo kurekura agatuza cyangwa se yo kumena banke bariza bagashinga radio yabo nshasha. Ubwo uwitwa Bruno Taifa yavuze ko mu banyamakuru bo mu Rwanda akunda umunyamakuru bita Rigani ndetse na Muramira Regis aribo banyamakuru afatiraho urugero cyangwa se aribo banyamakuru bakora akazi kabo neza cyane. Benshi kugenda bibaza bavuga ati ese kubera iki aba bagabo bibanze kuri SKFM bakaba bagenda gukuraho umwe mu banyamakuru bakomeye wo bita Niyibiza bashaka kumujyana kuri radio nshya. Mbibutsa ko indi breaking news yoro ntago ikiri breaking news, yamaze kuba official. Uwitwa Musangamfura Lorenzo Christian ubwo yashamiranye n'umunyamakuru mugenzi we Rugaju Rigani bagafatana mu mashati, ubu aka kanya tuvugana cyangwa se aka kanya amaje gusinya muri SKFM. Ubu ni umunyamakuru wa SKFM bidasubiraho cyangwa se bidasubirwaho, uwo bita Lorenzo Christian, umwana nawe Musanze yamaje kuba yagera kuri SKFM. Ese iyi ntambara cyangwa se iri hangana ry'abo bagabo rya hagati ya Eto ndetse na Bruno Kalisa Taifinete n'uwitwa Sam Karenzi, ndavuga umuyobozi w'ikigo gikomeye cyane cya SKFM, biraza kuba byagenda bite cyangwa se biraza kuba byaherera ese uwitwa Rugaju Rigani uri kugenda ashinjwa miliyoni 10 z'amanyarwanda kaizo yaba yaranyereje mu ikipe Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, we ibye biraza kuba byagarukira he? Byose turagenda tubisesengura cyangwa se turakomeza tuganira umunsi ku munsi cyangwa se uko bukeye nuko bwije, tugenda tuganira buri kimwe cyose tureba uko ibintu biba abyifashe. Areka amashimiro nge mwari kumwe, nitwa Pacifique. Niba utarakana kuri subscribe ikintu cyo gihe ngukane kuri buto ya subscribe, mukomeze kugira byiza, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.